mbere na mbere y'umwijima w'ibihe by'ubuhigi n'ubutaratozi, kugera mu bihe byo guconga amabuye n'ubukorikori kw'inyokomuntu, na nyuma cyane y'ibihe by'impinduramatwara y'ubuhinzi, iy'inganda na siyansi. Niba twemera ko turi mu kiragano gishya cyatumye isi iba nk'umudugudu, tukemera ko ubwenge n'ubumenyi ari imbaraga yageza umuntu ku byo yifuza. iyi ni Inkorane TV. tubamenyesha ibyo mutazi, tukabibutsa ibyo mwibagiwe. Kuri twe ubwenge burarahurwa. Twongeye kubaha ikaze ku muyoboro ubamenyesha ibyo mutazi ukabibutsa ibyo mwibagiwe. Niba twaratangiranye uru rugendo rwo kwiga no gusobanukirwa urupfu, byanze bikunze hari icyo wakuye mu biganiro bibiri byabanje kuri uyu muzingo wa gatatu twise inzira y'urupfu mu bantu. Iki rero ni igice cya gatatu cy'uwo muzingo. Twebwe turi Inkorane. Niba mwibuka uko twabibonye mu gice cya kabiri cyasuzumye inkomoko y'urupfu, muribuka ko twabonye ko Bibiliya itagaragaza neza inkomoko y'urupfu. Icyakora igaragaza ko rwaba rwararemwe n'Imana, kuko inshuro ya mbere Imana yaruvuze hari igihe yabuzaga abantu kurya ku giti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Bibiliya ikavuga ko urupfu rwaje mu bantu nk'igihano bahawe n'Imana yari yarakajwe cyane n'uko bayisuzuguye, ihitamo kubavuma umuvumo wabahwaniye n'urupfu. Kuva ubwo rero abantu bakomeje gupfa, abatishwe n'izabukuru bakicwa n'abantu bagenzi babo, abatishwe n'abantu bagenzi babo bakicwa n'Imana, abandi baza kwicwa na shitani. Muri uwo mujyo rero wisuzumye neza usanga Imana ariyo yica abantu kuko ari igena igihe buri wese azapfira. Icyakora kuvuga ko ariyo yica abantu si twese twabyakira. Nyamara icyari kidahinduka nuko niba itabifitemo uruhare bisobanukiwe cyane. Si ibintu byakunze kugaragara muri Bibiliya, ariko hari umwami witwaga Hezekiya ngo yigeze arenze igihe Imana yari yamugeneye, nyuma y'aho imubwiriye ko agiye gupfa maze nawe akayibutsa ibyiza yakoze. Imana ngo igahitamo kumwongeza imyaka 15 maze nawe ayibaho koko. Kubw'ibyo rero ukurikije Bibiliya wabona gupfa ari igihano Imana yahaye abantu nyuma yo kwicumuraho, bigatuma ihita ibagenera igihe cyo kubaho n'igihe cyo gupfa. Icyakora igihe cyo kumara mu buzima nacyo cyagiye gihinduka bitewe n'ubushake bw'Imana. Ibyo ni byo Bibiliya ivuga, ariko hari ukundi mu yindi mico babibona. Nk'abanyaburayi ba kera bashushanyaga urupfu nk'umugabo w'igihangange wirabura ufite mu ntoki ze nanjoro cyangwa se ikimeze nk'urukezo gityaye cyane, akaba ari we wica abantu cyangwa se ubinjiza mu rupfu. Ngo umuntu yabagaho yibaza ibi cyangwa biriya, ajya hano cyangwa hariya, hanyuma yazahura na cya kinyabubasha gifite urukezo benshi bafataga nk'umumarayika w'urupfu, kikamushyira rwa rukezo rutyaye cyane ku ijosi, maze kikamubwira kiti ngwino. Maze ngo umuntu agatakamba ati nyamuneka ihangane nk'umwaka umwe, kwezi se cyangwa iminsi runaka. Ikinyabubasha kikabyanga kikamukerera ngo nuko dupfa. Si ibyo gusa, hari ibindi bitekerezo bitabona urupfu nk'igihano cy'Imana. Nk'abaturage ba Igbo muri Nigeria bo bemera ko umuremyi bafata nk'Imana witwa Chukwu mu ntangiriro atashakaga ko abantu bapfa, ndetse ahubwo yashakaga ko babaho ubuziraherezo. Nibwo rero ngo yabatumyeho imbwa ngo ibamenere ibanga rizatuma badapfa. Arayibwira ngo ibabwire ngo nihagira umuntu upfa ntibazamushyingure, ahubwo bazatumurireho ivu ku murambo, maze ngo azongere abe muzima. Kubw'ibyago by'abantu rero imbwa yaragiye, ariko igeze hagati mu nzira irananirwa, yigira kwihigira icyo kurya. Ya Mana Chukwu rero ngo ibonye imbwa yatinze kugaruka, kwihangana birayinanira. Nibwo yatumye intama nayo yiha ubutumwa nk'ubwo yari yahaye ya mbwa. Nanone kubw'ibyago by'abantu intama yabagezeho yananiwe cyane itabasha guhumeka neza.
ngo bituma itanga ubutumwa nabi bucuritse. Ibwira abantu ko nihagira umuntu upfa bazajya bamushyingura. Kuva ubwo rero ngo bituma urupfu ruhabwa intebe mu bantu. Ibi nanone bigereranyije n'iby'Abanyarwanda ubona byenda kumera neza nk'uko abakera babitekerezaga bati Imana yarihoreye iti ngiye kubwira abantu ikizatuma badasaza ahubwo bakiyuburura ntibapfe. Nuko ibwira abantu iti murabe maso ndaza kubabwira ikizatuma mudapfa. Gusa Imana ibivuga inzoka yumva. Nuko nijoro Imana iraza irahamagara ntihagira umuntu yitaba. Abantu bari basinziriye, ahubwo inzoka aba ariyo yitaba Imana. Nuko Imana irayibwira iti ntabwo uzasaza ngo upfe, uzajya wiyuburura usubire ube umusore. Abantu bo nibagende bapfire gushira. Nubwo iki gitekerezo abantu benshi batakizi, ariko ubanza nyuma y'uko urupfu ava mu ijuru Imana yarabonye ko azibasira abantu, noneho yigira inama yo kubaburira. Ikigaragara ni uko ngo abantu barangaye bakitwarirwa n'ibitotsi, maze ayo mabanga yagombaga gutuma urupfu atabashobora ntibabasha kuyumva, ahubwo yiyumvirwa na nzoka. Bidatinze rero abantu ngo baje kwanduzwa na rupfu nk'uko tugiye gukomeza tubibona. Ibyo bitekerezo byombi, icyo muri Nigeria n'icyo mu Rwanda, bigaragaza ko Imana yari ifite ubushake bwo kumenyesha abantu ibanga ryo kudapfa, ariko hamwe intumwa Imana acuku yatumye ngo zarayitengushye. Naho mu Banyarwanda bo ngo habayeho uburangare bw'abantu bituma ibanga ryo kudapfa ryumvwa n'inzoka. Nyamara ngo kuva cyagiye wa mugore yemereraga urupfu kwihisha mu nkanda ye, abagore bose bo ku isi batangiye kujya babyara abantu bafite gupfa. Abantu batangira kujya bapfa bakajya ikuzimu, aho urupfu yabakiriraga anezerewe. Ngo niko abaturage ikuzimu barushagaho kwiyongera, maze noneho urupfu arushaho kwishima. Agakecuru kararubana, ruratura, rusanga rutanyagirwa, rusanga ndetse n'umukecuru afite amaraso. Ruti mbonye ikigega cy'intunga. Uwo mukecuru ararubana, bukeye arushyikiriza abuzukuru n'abuzukuruza be, bararufatanya kugeza igihe rusakaye mu isi hose. Nguko uko urupfu rwaje mu bantu. Ntabwo twabashije kumenya uko iyi nkuru yaje gushyirwamo agakecuru, gusa ntitwabura gutekereza ko uyu mugani waba waraciwe n'umuntu utinya ko abana bagira ibyo bamubaza bikamujyana mu mujyi imibonano mpuzabitsina, dore ko mu muco w'u Rwanda bitapfaga kuvuga uko umuntu yiboneye. Ubanza yarabonye atashobora kubihangara ngo abisobanure, agahitamo kwikoreshereza agakecuru. Birashoboka ko nanone ko yaba ari umugani wagiye uhindurwa isura n'abawucaga uko bagendaga bacengerwa na gatigisimu, nk'uko n'ubundi hari n'indi migani myinshi yagiye ihinduka. Ibi akenshi byakorwaga mu cyiswe gukuramo ibishitani. Kimwe rero no mu myizerere yigishwa n'abakoresha Bibiliya, ubigereranyije n'iriya myumvire y'Abanyarwanda tubonye haruguru, byose byaba bihamya urupfu rwazanywe n'imyitwarire mibi y'abantu. Ku Banyarwanda ngo rwaba rwarazanywe n'uburangare, naho muri Bibiliya ngo rwaba rwarazanywe n'agasuzuguro. Mu gihe wa mugani twabonye ubushize uvuga ko urupfu rwageze mu bantu binyuze mu mukecuru wari uhishe Imana iri kurwirukankana ngo irukureho, kuvuga ubyawe n'umugore wese akavuka yifitemo imbuto yarwo. Mu gihe Bibiliya itubwira ko umuntu wa mbere wapfuye ari Abeli, wapfuye yishwe na mwene nyina, iki gitekerezo cy'Abanyarwanda cyo cyerekana ko umuntu wa mbere wapfuye yari ashaje kuko ari wa mukecuru. Muri rusange byanashobokaga ko Abanyarwanda batekerezaga ko urupfu kera cyane, mbese nyine rucyaduka mu bantu, rwatwaraga abantu babayeho bihagije bakageza igihe bagasaza. Ibyo rero kuri bo bakabona ko icyo gihe urupfu rwari runakenewe. Iki gitekerezo cyo kwerekana ko igihe urupfu rutwaye abantu bashaje batakigira icyo bimarira cyangwa bamariye imiryango, uwacyumva nk'uko uyu mugani tugiye gukurikizaho bishimangira, kuko werekana ko urupfu ruzi igihe umuntu ashaje cyane basigaye bajya kumwotesha akazuba.
imvura yakuba bakamwanura, maze ngo icyo gihe iyo ruje rukamutwara ruba rumutabaye, bagaheraho bavuga ngo uratabaye. Kera abantu n'inyamaswa n'amatungo byabagaho, byamara gusaza bikitwa urupfu, byose bigateranira hamwe, inyamaswa, amatungo n'abantu byose bishaje bikitwa urupfu, ntibizongere kuryana bigaterana. Abantu bato n'amatungo mato n'inyamaswa nto bikabihunga bikabiha akato, bibaho igihe kinini kirashira bakomeza kubyita urupfu. Ibyo byose uko bingana babyiciraga mu ishyamba. Bukeye imfizi y'intama ibaza isumba iti, kera tukiri bato batwitaga intama, tumaze gusaza batwita urupfu, ntiwandusha kumenya icyabiteye? Isumba iriyumvira isubiza Rugeyo iti, icyakora njye nshisha make, sinabikurikiranye ngo mbimenye. Wajya kubaza Ruhaya, mbona ari ikunda gusakabaka, wenda yabimenya. Rugeyo iragenda yegera Ruhaya iti, waramutse Ruhaya? Indi irayikiriza. Rugeyo iti, ikinzanye ni ukukubaza ikintu cyanyobeye. Ruhaya iti, nk'igiki? Rugeyo iti, tukiri bato batwitaga intama, namwe mukitwa ihene, none twese twitwa urupfu. Ntiwandusha kumenya aho iryo zina ryakomotse? Ruhaya iriyumvira iribaza birayiyobera. Isubiza Rugeyo iti, njye burya nkunda kwisakuriza, sinitonda ngo ntekereze. Wajya kubaza Ruvuzo, mbona ariyo yivugira yitsa, wenda yabimenya. Rugeyo iragenda isanga aho Ruvuzo irisha, irayegera irayibaza iti, Ruvuzo, nazinduwe no kugwanuza igituma batwita urupfu, kandi kera tukiri bato barabitaga inka natwe bakatwita intama, ntiwandusha kumenya icyabiteye? Ruvuzo iriyumvira birayiyobera, isubiza Rugeyo iti, nkunda kwivugira nivovota, nsubiza umwuka hepfo no haruguru, sinzi gutekereza. Wajya kubaza Rutare rw'impyisi. Irayegera irayibaza iti, ukunda gutekereza, ntiwamenyera icyatumye batwita urupfu kandi tukiri bato mwaritwaga impyisi natwe bakatwita intama? Rutare iti, ntabwo nabyimenyera, na kera bataranyita urupfu banyitaga impyisi y'igicucu. Wajya kubaza izindi nyamaswa cyangwa abantu, mbona aribo bakunda gushyanuka bavugana. Rugeyo ikwira mu zindi nyamaswa izibaza biraziyobera. Rugeyo ijya mu bantu irabaza iti, nazinduwe no kubabaza icyatumye ari mwe natwe amatungo yanyu ndetse n'inyamaswa tukiri bato mwitwaga abantu, natwe tukitwa intama, n'inyamaswa zifite amazina yazo, none twese batwita urupfu, ntimwamenya icyabiteye? Abantu babyumvise birababaza bati, ubona iki gicucu cy'intama ngo kiturushe ibitekerezo? Abantu bose aho bari bateraniye, ari abagore ari n'abagabo, bararakara cyane, barakajwe n'iryo zina babise. Havamo umukecuru wa kera cyane wabatanze gusaza, arababwira ati, mwebwe muracyarebeka, njyewe maze gushenguka, ndabatabariye, ni njyewe ugiye kwitwa urupfu njyenyine. Umukecuru yitera hejuru, ahinduka umwuka w'urupfu yinjira mu nda ya Rugeyo, iriterura yikubita hasi irapfa. Urupfu rwaduka mu nyamaswa rurarimarima, rwaduka mu bantu rurabamara. Wa mukecuru asigara ari we witwa rupfu wenyine. Umuntu yasaza rukamufuba ngo atazitwa rupfu, ndetse rwiroha no mu bato. Uwo rugira urugomo rukamukindura, nuko ushaje akitwa umusaza, akagumana n'abandi n'amatungo n'inyamaswa bibuko, atsindira ry'abantu bashaje n'amatungo n'inyamaswa kwitwa urupfu. Ngaho impamvu yavuye bavuga ko urupfu rwishe urundi, byaturutse ku mukecuru watabara ibishaje byose bibuza kwitwa urupfu. Hanyuma rero ngo uko igihe cyarushagaho gushira, ngo niko abantu barushagaho kugira imyitwarire mibi, maze batangira kwicwa n'indwara, impanuka ndetse n'intambara hagati yabo ubwabo. Ibyo byose byatewe n'imbuto y'ikibi Rupfu yabibye mu bantu, batangira no gutinya ndetse no kwanga urupfu, bityo bagapfana agahinda no kwiheba.
abasigaye inyuma batangira kuririra no kunamira ababo bapfuye, ndetse benshi batangira kwibwira ko bagiye buheriheri. Ntibaba bakishimira kureba imibiri y'abapfuye idafite akamaro ngo ibe ibiryo by'inyamaswa ndetse n'ifumbire y'ibiti byo mu ishyamba, ahubwo batangira kujya kuyihamba bakoze n'imihango myinshi ngo abapfuye batazagaruka kwihorera, ngo bitewe n'uko imibiri yabo yafashwe nabi ntiyitabwaho. Abantu ngo batangira kwibwira yuko abantu batashyinguwe uko bikwiriye bakomeza kuzerera iteka ryose hagati y'isi ebyiri, iy'abantu bazima n'iy'abantu bazimu, ariho ikuzimu, maze ntibabone ikiruhuko, ahubwo bagakoresha igihe cyabo cyose mu kubuza uburyo abantu bakiriho, batitaye ku byo bashobora kubahunga nyuma byose. Muri make ku isi ubuzima buhinduka kubi cyane. Aha kandi niho hakomotse ubwoba abantu dutinya urupfu ku rwego tudatinyaho ikindi kintu cyose. Ibyo nabyo biza kuvamo uruhure rw'uruhererekane rw'imihango, imigenzo na kirazira bigendana n'urupfu, nk'uko tuzabyinjiramo mu buryo bwimbitse mu biganiro bitaha. Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko uko abantu batangiye gutinya urupfu ko ariko hatangiye ubwinshi bw'imihango y'icyunamo no gushyingura, naho ubundi mbere bajugunyiraga imibiri inyamaswa kuko babaga bayifata nk'aho uwo yari irwaje akize, uwo yari ihetse noneho yigenza. Abanyarwanda ni bamwe mu moko afite imihango n'imigenzo na za kirazira byinshi byerekeranye n'urupfu. Iyo usomye igitabo cyiswe Imihango n'Imigenzo n'Imiziririzo mu Rwanda, cyanditswe na Musenyeri Aloys Bigirumwami, ubona uburyo Abanyarwanda bafataga urupfu n'uburyo barutinyaga ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu muri icyo gitabo harimo igice kinini kigaruka ku byo gupfa ndetse n'ubusabane bw'icyo umwanditsi yise abantu bazima n'abantu bazimu. Imihango irimo kuraga, gupfa, gusahura, gusiga, gukama, gupfumbatiza, guhamba, gucana igiti, gutereka ishyano, kwirabura, kwera, kuragura cyangwa kuraguza, guterekera n'ibindi. Ni uruhererekane rw'imihango igendana no gupfa nk'uko tuzayigarukaho muri iki kiganiro. Aha kandi niho dusoreje igice cy'uyu munsi. Ubutaha tuzareberamo uko gushyingura n'indi mihango igendana n'urupfu byatangiriye n'uko bikorwa hirya no hino ku isi mu mico itandukanye. Mugire impagarike n'ubugingo.